Mu bihugu hafi ya byose ku isi usanga gushinga urugo ari ishingiro ry'imibereho y'igihugu. Icyakora gushyingirwa ugasanga bigenda bigira icyo bishingiraho ndetse bitandukanye n'ahandi. Bamwe usanga bashyiramo amabwiriza akomeye cyane kugira ngo umuntu ashinge urugo, ahandi bakabyoroshya cyane. Hari ibihugu rero byinshi byaba ibyo muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi aho umwana w'umukobwa uri hagati y'imyaka 10 ndetse na 13 aba agomba guhita ashyingirwa nk'uko tugiye kubyumva. Urugero ni muri Angola. Muri Angola hashize igihe kinini abantu bamagana imigenzi hari yo guhatira umwana w'umukobwa gushaka umugabo. Aho ntibashyingira ku myaka umukobwa afite, ahubwo bashyingira ku gihagararo cye. Mu gihe akuze vuba vuba ndetse afite ibibaraga byinshi, ategekwa gushaka umugabo niyo yaba afite imyaka mike. Ahandi ni nko muri Sudani, usanga batagendera ku myaka cyangwa iyindi mico, ahubwo bagendera ku myemerere y'idini. Muri Sudani umukobwa umaze kuba umwangavu bitewe n'igihagararo cye nawe ndetse n'igikuriro cye aba agomba gushaka umugabo nk'uko amategeko y'idini abyemeza. Si muri ibyo bihugu tuvuze haruguru gusa, hari n'ibindi bihugu nk'urugero mu gihugu cya Uganda, iki kiri mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu minsi yashize hasohotse inkuru zitandukanye zivuga ko hari ababyeyi bashyingira abana bafite imyaka mike cyane, aho indi miryango iza igakwa hanyuma ikazajyana umwana kumwirerera. Ubwo ni ukumushyingira. Gusa amategeko yaho ntago abyemera, ariko bijya bikorwa. Ushobora kumva ibi bihugu bivuze haruguru ukagira ngo ni muri Afurika gusa. Oya, ndetse no mu Buyapani ibi bibaho. Nubwo Buyapani ari igihugu gikize ndetse giteye imbere mu rwego rw'isi, haba ku mategeko, ubukungu ndetse n'ibindi, iyo bigeze kuri karande y'umuco wabo wa kera, kugeza ubu umwana w'umukobwa wujuje imyaka 13 aba agomba gushyingirwa. Gusinginga abantu ntibayivugaho rumwe kuko bemeza ko wenda umukobwa yashingurwa afite imyaka 16. Icyakora mu bihugu byinshi byo muri Afurika, nyuma y'umwaduko w'abakoloni byataye umuco wabyo byimika umuco w'abazungu, aho umukobwa ashingurwa afite hagati y'imyaka 18 ndetse na 21. Ibyo no mu Rwanda niko bimeze. Si mu Rwanda gusa, ahubwo n'ibindi bihugu byagiye bibishyira mu mategeko yabyo ku mwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu agomba gushyingirwa afite imyaka 18, 19, 20 na 21 kuzamura. Ndagushimiye cyane. Njye ndi Berwa Gakuba Prudence. Iyi ni Isango Star.